Yes, ni inkuru itunga abatari bake ndetse abantu benshi batangiye kugenda bayivuga hirya no hino. Ni inkuru itunga abatari bakeya, aho benshi bagiye bari kugenda bibaza ese ibi bintu ni ibya nyabyo cyangwa se ese aya makuru ni ukuri. Ni ibintu ndi hano kugira ngo ngusobanurire ndetse nkubwire akantu ku kandi uburyo bimeze ndetse nkubwire details zose ko zimeze bitewe n'amashusho uri kubona muri screen yawe ndetse n'uburyo utuntu twose uri kugenda utubona gatanu ku kandi. Ndibuze kugusobanurira imvo n'imvano y'ibi bintu byose muri kugenda mubona ndetse n'izindi nkuru zitandukanye zagiye zivugwa. Rero n'amashusho asohowe n'ikinyamakuru kimwe mu Rwanda ntarebuze kuvuga izina, ndetse n'amashusho atumye abantu benshi bagenda bacika urondogoro. Gusa mu musozi ndibuze kuvuga ahantu mwayisanga ndetse n'uwayipostinze ni umuntu wiyubashye ndetse n'umuntu ubona ko ari umuprofessional, ari nayo mpamvu iyi foto kirimo gushidikanywaho n'abatari bakeya bibaza niba ibyo babona ndetse n'ibyo bumva n'amakuru bakiriye ari ay'ukuri. Akaba ari ibintu bari kugenda bakomoza ku mashusho babonye bitewe n'ibirori byari bihari by'ubukwe, nk'umugabo utarigeze aseka mu bukwe ndetse wabonaga ko atishimiye ubukwe, ndetse n'amakuru yaje kuvugwa nyuma yaho gatoya bitewe n'uburyo yagiye avuga. Ari abantu benshi bagiye babivugaho n'abanyamakuru batandukanye bagenda biteraho komantere bavuga ko ubukwe bwa Vestina bushobora kuba bwari business yo gutuburira Idrissa washakanye na Vestina, bikaza no kuba byateza urujijo mu matwi y'abantu batandukanye ndetse n'abantu batari bake bakagenda babyibazaho uko bukeye n'uko bwije. Ndi hano kugira ngo mbikubwire n'amashusho agaragaza umukobwa wacu Vestina arimo arira cyane ndetse arimo yashotse amarira ku matama ndetse afite na Bibiliya, ubona ko afite agahinda, ndetse ku ruhande nyuma ye hariho umugabo we ari kumutontomera ndetse ameze nk'uwarakaye cyane ari kumutuka. Abantu benshi bari kugenda babigarukaho ndetse bakagenda babyibazaho inshuro zitandukanye ndetse n'uburyo no mu buryo butandukanye. Gusa icyo nababwira ni uko aya mashusho ntabwo twabyemeza neza, gusa birashoboka nka 60% gusa 40% ni ibintu bidashoboka bitewe n'uburyo ni ikinyamakuru gikomeye igihe cyamaze kuba byapodetinga ndetse cyanabipostinga, ndetse n'umunyamakuru wabipostinze ni umukozi wa igihe, ndetse muzi neza ko ikinyamakuru cyagiye gitangaza inkuru z'ukuri ndetse gitangaza inkuru za nyazo. Rero gusa impamvu dushobora kubishidikanya kuri iyi foto ni uko mu minsi yashize hari inkuru igihe kigeze gupostinga bakaza kuba bakijyana mu rukiko, ndetse bikaza no kuba byasaba ko iyo post bari bashyizeho bayihanagura bigaragara nk'aho bibeshe. Gusa mu makuru igihe yapostinze yibutsa n'abantu amashusho yagaragaye mu minsi yashize, cyangwa se post zapostinzwe n'abanyamakuru batandukanye harimo ba Godfather, ba Dekati, bavuga ko ubukwe bwa Vestina bwari business Vestina yari afitanye na Irene yo gutuburira Idrissa Ouedraogo nk'uko bashakanye, ndetse kugeza n'uyu munsi Vestina mu mategeko akaba yitwa Vestina Ouedraogo. Muri post bapostinze cyangwa se muri post twa highlightinze hejuru ngira ngo mushobora kuba mwayisomye cyangwa se abo butashoboye kekanye basomere. Ni post igira ngo Vestina yapanze na Irene ko nyuma y'igihe gito akoze ubukwe agomba gukora divorce, ndetse batangiye kubitegura. Ikindi kandi Vestina akoze ubukwe ari muri Onapo yifungishije breaking. Uwo munyamakuru yarengejeho ko aya makuru ayakuye ku munyamuryango w'indani mu muryango wa Vestina. Rero akaba ari ibintu byinshi biri kugenda bitera abantu benshi urujijo ndetse n'inkuru nyinshi zitandukanye, harimo izo twakwizera n'izo tutakwizera, kuko niyo mpamvu turi kugenda tubishidikanyaho. Gusa niba ibi bintu bishoboka, birashoboka ko uyu mugabo Idrissa ashobora kuba hari abamwinjiye mu matwi bakamubwira izo nkuru zagiye zivugwa nyuma, ndetse rimwe na rimwe cyangwa se bikaba bishoboka ko ashobora kuba yarabonye izo post zagiye zipostingwa n'abatari bakeya zivuga ko Vestina ashobora kuba ari muri Onapo, ndetse akaza kuba ashobora no kuba yabivumbuye, bikaza kuviramo uyu mugabo kurakara ndetse no kugira umujinya, ndetse niba n'abantu ari ibihuha bari barimo kugenda bakwirakwiza hirya no hino, bashobora kuba bagiziriye nabi umukobwa wacu Vestina bakamugambanira, ndetse bikaba bishobora kumuviramo kuba yatandukana n'umugabo we bitunguranye, bashobora no kuba bamusenyera urugo. Rero ni ibintu byinshi biri kugenda bivuga hirya no hino. Gusa uyu mugabo Idrissa Ouedraogo
nta kintu na kimwe kiragaragaza ko ashobora kuba yakora ibi ngibi cyangwa se ibikorwa bibi biba birimo kugenda bimuvugwaho. Gusa birashidikanywaho n'abatari bake bitewe n'uburyo uyu mugabo Idrissa no mu bukwe bwa Vestina ntiyigeze aseka na rimwe. Gusa hari bumwe yacishagamo akamwenyura, ngira ngo niba mwarabonye amafoto ikinyamakuru MIA Impact yashyize hanze gipostinga kigaragaza ubukwe buryo bwagenze. Bagerageje kuzana amafoto uyu mugabo wa Vestina arimo amwenyura, ndetse aho yagendaga amwenyura ari kuganira na Vestina, ubona ko ari ibintu by'ibyishimo cyane. Gusa ibi ni ibintu bigomba gushirwaho pay attention mu bantu n'abantu batandukanye, kugira ngo bamanze bamenye neza niba ibyo bumva cyangwa se n'ibyo babona byanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye niba ari ukuri cyangwa se niba ari inkuru z'ukuri zirimo zigenda zitangazwa. Rero akaba ari ibintu bikomeje kugenda bitera abantu benshi amakenga. Gusa nk'amashikazi gukomeza kubana natwe kugira ngo mbagezeho amakuru yose na update zose z'ibintu zigenda zivugwa hirya no hino, kugira ngo mbabwire akantu ku kandi uburyo ibintu bimeze. Rero aya ni amashusho yagiye hanze kuri uyu munsi ku isaha kuri uyu munsi wo kwa gatandatu tariki 19 z'ukwezi kwa karindwi. Ni amashusho agiye hanze mu kanya gato ku isaha y'isa 9 n'igice, ndetse niyo mpamvu dutse dukora uko dushoboye kugira ngo tubagezeho amakuru yose na update zose zigezweho. Ngira ngo muribuka mu minsi yashize hari abantu benshi bagiye bavuga amakuru atandukanye, ndetse twigeze kubapodatingana ku nkuru tubabwira ko Vestina yamaze gufata ruto mu kirere yajyanye n'umugabo we muri Burkina Faso. Hari ibintu byagiye bitera abantu benshi urujijo, bamwe bagenda bifeka, bamwe bagenda babyemeza. Gusa ngira ngo niba mwaragiye kubona n'amashusho, hari n'ikindi kinyamakuru kigeze gutangaza ko yamaze kuba yagera muri Burkina Faso. Akaba ari nayo mpamvu naje na nyuma kubereka andi mashusho yigeze yapostinzwe na Vestina kuri story ye agaragaza Vestina ari guhoberana na nyirabukwe, ndetse abantu benshi mwagiye mubishidikanyaho. Gusa niko kuri nicyo kintu kigaragaza ko yamaze kuba yagera no muri Burkina Faso, ndetse n'indirimbo yabo ya Emmanuel ikaba yasohotse kuri uyu munsi ku munsi w'ejo, ndetse ikaba imaze kurebwa n'abatari bakeya, aho kugeza ubu ngubu ku rukuta rwa YouTube imaze kurebwa n'abarenga 800. Rero akaba ari ibintu bikomeje kugenda bitera abantu benshi urujo, ndetse no kugenda bibatera kwibaza byinshi ku makuru, aho bamwe bari kugenda babura ibyo inkuru bizera nizo bafata nk'ukuri, bikaza kuba byabaviramo kwakira ibyo babonye. Rero ndi hano kugira ngo mbasobanurire akantu ku kandi, ndetse n'amakuru yose agezweho, ndetse aya makuru ndi buze ko yabashakira, ndetse mbabwire akantu ku kandi uburyo bimeze, ndetse niba ari n'inkuru ya nyayo ndi buze kubicukumbura kugira ngo mbibagezeho. Wowe usabona kugukanda subscribe cyangwa se kufyonda kuri sabone aho ifa video muri dukomeze kubana. Irene muri ndahabi ubareberera inyungu mu by'umuziki, ndetse wanabazamuye guhera mu bwana, aho yabazamuye yavumbuye impano yabo, ndetse kugeza ubu ngubu abantu benshi bakagenda bamubwira ko ari umugisha cyangwa se ari impano yatoye zamubereye umugisha, nubwo hagiye habamo ibisitaza bimwe na bimwe nk'uko yabyivugiye mu gihe cy'ubukwe, ndetse arimo aha impanuro Vestina, ndetse amubwira ijambo yamugeneye ku munsi w'ubukwe. Yavuze ko Vestina amubereye umwana mwiza, ndetse amubera umwana wamubereye umugisha, nubwo hari ibisitaza bimwe na bimwe. Ngira ngo muribuka mu minsi yashize ubwo havuzwe n'izindi nkuru zitandukanye zigaragaza nyina wa Vestina ari kumwe na Vestina baza batera Irene, aho havuzwe inkuru nyinshi cyane n'ibinyamakuru byinshi birandika, bamwe barandika bamwe baravuga, aho bagiye bavuga ko Irene arimo arya amafaranga y'aba bakobwa. Gusa Irene yari ihanganye aza kugerageza gushaka uko akora nabo, bagirana ibiganiro, ndetse baza kuba banasinyana contrat. Gusa ntabwo bigeze batangaza igihe bazamarana. Gusa icyo twababwira nuko uyu mugabo yamaze kuba yabubakira izina, ndetse kugeza n'ubu ngubu bamaze kugera ku Rwanda mpuzamahanga, aho bari kugenda bakora n'indirimbo, ndetse niba muri kwibuka n'indirimbo iheruka bamaze gusohora, bamaze kuba basohora mu munsi ushize, ni indirimbo yitwa Emmanuel, iri mu ndimi zitandukanye, harimo igifaransa gikeya, ikinyarwanda nta bishoboka ko nta kinyarwanda kirimo, nta nayumvishe neza. Gusa ururimi numvise rwiganjemo n'ururimi rw'igiswahili, ndetse n'icyongereza gikeya, cyo kugira ngo bigarurire impande n'impande z'isi. Ndetse ngira ngo kuva bakora indirimbo, batangiye gukora indirimbo yabo yitwa Yebo cyangwa se Nitawale, iri mu rurimi rw'ikizuru, ndetse n'igiswahili n'icyongereza n'igifaransa, yaje kuba yakundwa n'abatari bake, aho kugeza ubu ngubu imaze
kurebwa n'abantu barenga miliyoni 12. Urumva ko ari abantu benshi ndetse ari n'indirimbo yababereye umugisha, ikaza kuba yabubakira izina, ndetse akaba ari nayo mpamvu buriya basohoye n'indirimbo ya Emmanuel yiganjemo ururimi rw'igiswahili cyane. Rero aya makuru ndibuze kubashakira uburyo ameze, ndetse mbabwire n'akantu ku kandi uburyo ibintu byose bimeze, updating ku tuntu twose, mbabwire inkuru nyakuri. Wowe menya neza ukanza subscribe cyangwa se ko wafyanze kuri sabone ku ibuto ry'umukara cyangwa se ry'umweru riri aho hepfo ya video, kugira ngo dukomeze tubane mu biganiro bitandukanye, ndetse nkwibutsa ko tubagezaho amakuru yose agezweho habaye mu Rwanda, y'abasitari n'abantu batandukanye. Nakina neza kuhifuza umunsi mwiza, kandi subscribe. Ciao ciao, Imana ikomeze ibane nawe.